wa 15 haravuga ngo ikiriho cyahozeho na kera, haravuga ngo kizabaho cyahozeho uhereye kera, haranditse ngo kandi Imana yongera kugarura ibyakuweho. Mbega ukuntu dukwiriye kubitekerezaho cyane bavandimwe. Hari icyo dukwiye kwibaza nshuti yanjye ndetse tukagitindaho. Nyemerera nongere ngusuze kandi ngo ikaze nkwifuze kugira ibihe byiza mukunzi wacu, ndetse nawe udukurikiye bwa mbere nakubwira ngo waguye neza cyangwa se waje ahantu heza, kuko na ahantu uzajya wungukira ibintu byinshi, ibyigisho, indirimbo z'amakorari cyangwa se amakuru y'amakorari ndetse n'ayabahanzi bose ba Kristo bagufasha kugira ngo ubashe kugira icyo umenye ndetse n'icyo ubasha kunguka muri rusange mu kinyarwanda cyuzuye. Nitwa Theophile. Rero burya baravuga bati nubasha kumva ikintu ukacyumvira mu murongo wawe bibe byiza cyane, ko na Bibiliya itubwira ngo nitujya kuvuga dukarage ururimi karindwi. Twibuke neza ko ibyo tuvuga hari uwo bitagusha cyangwa se hari uwo byabasha gukomeza mu rugendo turimo rwa buri munsi muri bino bihe bya Covid. Rero twavuga ko Covid ishobora kuba yarabaye iturufu rikomeye cyane ryo kugira ngo abizera cyangwa se abakristo bamwe na bamwe basubire inyuma, abandi bakristo bamwe na bamwe babone iturufu rikomeye cyane ryo gusenyuka bitewe n'uburyo bari bafite uko bubakitse mu myizerere, bari bafite uko bahagaze mu kumenya Yesu, bari bafite uko bahagaze cyane cyane mu iyobokamana. Ariko kandi bamwe na bamwe twavuga ngo bari bubakiye ku muntu runaka, twavuga ko bamaze gutakara bakava mu murongo w'ituro ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'uko turi kubivuga muri kano kanya. Hagiye hatambuka inyigisho zimwe na zimwe ziyobya abakristo, ziyobya abizera, ariko kandi nkibaza ikibazo kigira kiti ese niba njyewe mbikora nzi neza ko ndimo ndakora ibihwanyije n'umutima wanjye ko ari iby'ukuri, ariko kandi ibyo nkora nkasanga bitumvwa n'abantu benshi nk'uko bikwiriye cyangwa se biyobya abantu, ese ahari ntiwaba ari umwanya mwiza wo kugira ngo ndeke cya kintu numva ko kiri gukiza abantu ahubwo kiri kubayobya? Kaba ari agahinda cyangwa se kaba ari akaga wowe kumva ko wirirwa ku masocial media agiye atandukanye, ku bitangazamakuru, ku maradiyo n'ahandi henshi uvuga ubutumwa bwiza, ariko nyamara ubwo butumwa bwiza ari ubwo guca amacakubiri mu itorero cyangwa se mu macakubiri mu bakristo, aho usanga bene bafite izo nyigisho zimwe zo kumva ko itorero ryayobye ari babandi badashaka kugira ngo bihuze na bagenzi babo cyangwa se bumve kimwe na bagenzi babo, babe ari babantu baca bugufi. Rero ni byiza ko twagendera mu murongo w'ukuri. Niba twavuga ngo abanywa tabi cyangwa se abasanzwe banywa gacupa, mu mbabare abari kunyumva mu musanzwe mufata ku gacupa, bagira ubumwe bwo gusangira bagahuza. Kuki twebwe nk'abakristo cyangwa se abitwa ko ari abakristo batahuza uwo murimo cyangwa se ngo baterane iyo ntambwe maze bakomezanye, bityo babashe kugera ku nsinzi y'icyo biyemeje? Mu minsi yashize rero nibwo hakikanye amakuru agiye atandukanye, ni inkuru cyangwa se ni bimwe mu bintu bitakiriwe neza cyane cyane mu babwiriza butumwa bagiye batandukanye, aho bamwe na bamwe bahise hava intandaro yo kumva ko bagomba gusimbura bagenzi babo bitwa ngo bahagaritswe. Ariko nyamara iki twavuga ko ari nk'ikinyoma gikomeye cya Satani mu buryo bukomeye, ndetse n'umuhati mwinshi ukomeye cyane mu buryo Satani ashakamo kugira ngo ubwe asohoze ubutumwa bwe bwo kugira ngo abana b'Imana abatandukanye cyangwa se abana b'Imana abakoreshe ibidakwiye. Mu minsi yashize rero nibwo mwumvise abavuga ubutumwa harimo Nzaramba Emmanuel, ariwe tugiye kuvuga muri kano kanya, bavuga ko bahagaritswe. Harimo Pole ndetse n'abarushenye Patrice, murabyibuka cyane hari mu mwaka wa 2019 nibwo aya makuru yatangiye kugenda atangazwa ahurahoro, bigeze no mu mwaka wa 2020 noneho bigeramo ubwo Covid yazaga, bisa naho bigize ikintu bihungabanyije mu mitwe y'abakristo bitewe nuko bari bafite uko bahagaze. Kimwe twatangiriyeho tuvuga burya ikintu cyose ufite ukuntu uhagaze gishobora kuza kikaba cyakugusha cyangwa se kikaba kitakugusha. Nibyo tugiye kuvuga muri kano kanya. Rero nibwo Nzaramba n'abandi babwiriza butumwa batangaje abantu batangiye kuvuga ko bahagaritswe bitewe n'uburyo batangazagamo ubutumwa bwiza. Ni mwaka wa 2019 rero hariho amakuru menshi yagenda avuga ku rutonde rw'ababwiriza butumwa bahagaritswe na Union y'u Rwanda, bakavuga ko batavugaga ibikwiriye neza n'umurongo w'ituro ry'Abadiventiste
ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ko abavugabutumwa batandukiriye bagata inshingano y'itorero bamwe na bamwe nk'uko mwagiye mubumva. Ni nyuma rero y'ibyigisho bigiye bitandukanye ababwirizabutumwa bagendaga bakora, harimo na bamwe twavuga ko bashobora kuba yenda barabyumvise uko babishaka cyangwa se bihwanyije n'irari ryabo maze bakabikora uko bikwiriye. Ariko amakuru twavuga ko dukesha urubuga rw'itabaza.org bavuga ko nk'uko ikinyamakuru cyagiye kiganira n'abakristo cyangwa se n'abayobozi bagiye batandukanye, bavuga ko uyu mubwiriza atigeze ahagarirwa n'ubuyobozi bw'itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi, ariko nyamara bamwe kubw'irari ryabo bakavuga ko uyu mugabo ashobora kuba, uyu Nzaramba Emmanuel ashobora kuba yari yahagaritswe n'itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi bitewe n'uburyo ibihe bya COVID-19 byagezemo, amateraniro ntiyongere gukorwa cyangwa se ibyigisho ntibyongere gutangwa. Ariko nyamara burya ngo kumvira biruta ibitambo. Nyabuneka twavuga ngo niba itorero, abantu benshi bakunze kuvuga ngo si ubundi itorero ni iki. Umuntu wamubaza, wamubwira itorero akakubaza ngo iki, akagusurisha ikibazo ngo si ubundi itorero ni iki. Kumenya neza itorero icyo ari cyo ni uko uririmo ndetse twese tukaba turirimo. Icya mbere ni uko ridufasha ngo dusobanukirwe neza icyo uri cyo. Uyu munsi niba turi mu gihugu cy'u Rwanda tukaba tudashaka kumvira amategeko y'u Rwanda, ese ubwo tuzaba turi abaturarwanda? Niba uyu munsi none twitwa ko turi abakristo b'itorero runaka tukaba tudashaka kumvira tukaba tudashaka kugenda ku mahame y'iryo torero turimo, ese ubwo tuzaba turi abakristo cyangwa se tuzaba turi abandi bantu wenda ntashatse kuvuga? Mu mbabarire, mu kinyarwanda bakunze kuvuga ngo iyo umwana yabaye ikirara cyangwa se atari mu rugo yitwa ikirara, cyane ko ari nako Bibiliya bitubwira. Aha nk'uko rero twabitangajwe n'umuyobozi ushinzwe itumanaho mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi muri Cyunyoni, Onesifore yadusoneye, yavuze ko uyu mugabo ibyo guhagarikwa kwe atabizi ndetse atari ukuri nk'uko byagiye bivugwa n'abantu benshi cyangwa se n'abakristo benshi bagiye batandukanye. Kugeza ubu nta babwiriza twavuga ko bahagaze cyangwa se bahanganye n'itorero mu buryo abantu benshi bagenda babivuga mu bite n'ukuntu numva ibintu cyangwa se n'ukuntu numva ibisanishe n'irari ryanjye. Duhugukire kuba abakristo nyakuri, duhugukire kuvuga ibikwiriye, duhugukire gukora ibitunganye, bityo n'Imana izatwishimira mu buryo bwiza ndetse mu mwanya wabyo. Burya Satani ajya akoresha icyitwa ko ari ubutumwa bwiza, ariko nyamara ashaka kuturiganya kugira ngo adukuremo cya kintu dufite twebwe, abandi bacyakire mu buryo bwabo, bacyakire mu buryo bwabo bwiza cyangwa se bubi. Burya numara kumenya ko ukora ibyiza uzabikomeze, ariko numara kumenya ko ukora ikintu kibi, nakugira inama yo kugira ngo uve muri icyo kibi ahubwo ugukire ikintu cyiza. Nibwo rero ibi turi kugenda tubigira ko, ariko nyuma yo kuvugwa ko uyu mugabo ushobora kuba yahagaze, nawe ubwe avuga ko ibyo guhagarara mu itorero nawe ubwe atabizi. Avuga ko ubwe kuva mu itorero cyangwa se guhagarikwa n'itorero nawe ubwe atabizi. Gusa benshi bakavuga ko ubutumwa aba bagabo bigishaga na bagenzi harimo Nzaramba Emmanuel ndetse na bagenzi be butari ubutumwa bwiza cyangwa se nk'uko bwashimwaga na bamwe nk'uko na bamwe babivugaga, ahubwo bakavuga ko bwari ubutumwa bwo kugumura abakristo, ariko itorero ryo rikaba rivuga ko ibi nta kibazo. Ndetse Nzaramba we ubwo avuga ko akigendera muri gahunda z'itorero ndetse azirimo neza, atazigera anazivamo, atigeze anahagarikwa.
ngibyo rero ibyenda bivugwa abantu benshi bagiye batandukanye. Turi mu bihe bisa naho bikomeye, covid yabaye iturufu ikomeye cyane ryo gusubiza inyuma bamwe mu bizera cyangwa se bamwe mu bakristo bitwaga ko ari abakurikiye Yesu cyangwa se ari abategereje Yesu, ariko nyamara ukabona ko iyi covid yabaye ishuri rikomeye cyane. Sinzi niba uri kutwumva muri kano kanya, ariko wabibonye cyabaye igikoresho cya Satani kugira ngo asohoze zimwe mu nshingano cyangwa se asohoze bimwe mu bitekerezo by'abantu bari babitse mu mitima yabo. Twavuga ngo hari nko kuvomera amazi mu kigega, igihe kikagera umuntu akaza agatobora cya kigega, ya mazi yose abasha kuva hehe muri cya kigega. Dukurikize ibyitorero tubwira, nyaburika itorero ry'Imana ni itorero ryubakiye ku ntumwa n'abahanuzi, ni itorero ritazigera rihanguka uko biri kose, uko byagenda kose. Wowe ubwawe ushikama mu itorero, nkunda kuvuga ni ahari yenda njyewe cyangwa se wowe twirirwa tuvuga ko itorero ryayobye cyangwa se tutasuwe n'abayobozi runaka, aho ukibaza uti se wowe wasuye rumbangaye, mu bagombaga gufashwa wowe wafashije bangaye? Tube nyakuri, tube abakristo nyakuri, dushingiye ku byo twizera. Nibyo ngibyo rero navuga ko itorero ry'Imana rikihagaze mu kuri, kandi nk'uko twagiye tubitangarizwa dukore ibikwiriye, nyamara Uwiteka ari we uzakora ibikwiriye. Kwitegura akaga gaheruka, paji ya 13 niho hari amagambo asobanutse ku buryo wabasha kuyumva ndetse ukayasoma kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Murakoze cyane rero mwe mwabanye natwe, reka Uwiteka tubere mu kuri. Ibyo mvuga, ibyo nkora, ntaba ari igihugu Uwiteka ari gukorera muri nge, ibyo ribisengesho ryacu twese. Ibyo basabiye, murakoze cyane. Ikiriho cyahozeho na kera, haravuga ngo kizabaho cyahozeho uhereye kera.